umunezero gusa. Hari abantu batishimye se hano? Twese turishimye, ndetse na Marcel arishimye, n'umugeni we arishimye. Ndabona rero habonetse icyo kunywa. Abantu bafite inyota, tugiye kwemerera umugeni ahaguruke asenga Imana, asengere iri funguro, yakire abashyitsi nk'uko azajya bakira bamuganye. Bagiye kutwereka, reka abasore n'abakobwa baduha akanya, reka mudukinguruke, muduhe umwanya, umugeni atwereke uburyo azajya yakira abashyitsi. Ndabona rwose ateruye, ndabona yakiye umutware. Bibiliya itubwira ko reka turebe, ndabona n'umutware agiye kwakira urubavu rwe. Ndabona umwenyuye rwose, ndabona yishimye. Ari kumubwira rucurure, useka rwose, unezerwe. Bumva abantu bamwe bambaye amashyi. Arakoze, reka tubemerere bongere baterure ibirahuri. Ndabona rwose bagiye gushyira ku buzima bwabo. Abasore bari kuri gahunda baduhaye umwanya, tugiye kwakira ibyo kunywa. Reka abasore baduhere bari ahantu ibyo kunywa. Ni karibu rwose no kunywa rwose.